Yes, nguhaye ikaze. Nta gutinda sinshaka gutinda kuri ibi bintu, sinshaka gutinda mu bya diplomasi n'umutekano, ahubwo ndagira ngo tujye ku rugamba nkubwire ko ubu ngubu mwabantu mwe urugamba musiyenene noneho tugwahanye inkoyo uyu musiyenene aho ngaho ni muri teritwari ya Rubero. N'ubundi n'urugamba rumaze iminsi ruhabera, ariko noneho ngo kuri uyu munsi ibintu byabaye ibindi ku munsi w'ejo M23 musiyenene nayitwa Kimbulo. M23 yakubitiye icyitwa ambushi karahabutaka FRDC ku buryo ngo bagira muri 74 yabafashe bugwate, abandi bose ibarasa umugenda. Kuri uyu munsi rero urugamba rwavuye hano Kimbulo rurazamuka muri ibi bice bya musiyenene, usibye ko nundi bimaze iminsi biri kubera mu nkengero z'iyo misozi cyangwa se zizo quartier hose. Noneho ngo uyu munsi ho ngo M23 ngo yiriwe yakamejeje, usibye ko ngo na FRDC itari yoroshye. Noneho nyirizina mwenyewe General Somo ngo yari yimanukiye gutanga isomo kurereza M23 kugira ngo yigarurire bino bice byose. Ubwo rero mugira ngo ikintu cyitwa intambara y'amagasi ngiye kukugira muri Uvira, kuko muri Uvira naho mu misozi ari imisozi itandukanye izengurutse Uvira, naho ibintu birakomeye. Ariko nkubwira ngo ahangaha musiyenene niho nshaka ko twibanda, ndetse n'ahangaha Kimbulo n'ubundi amaze iminsi habera imirwano. Uti bimeze gute rero? Umuntu uyoboye urugamba bamwita Kiropapa rero sindamenya niba ari generali niba ari koloneli, ariko mwabantu mwe ko mbizi ko nubwo tubaha amakuru ariko muri mwe harimo abantu baturusha amakuru. Gusa uwitwa Kiropapa uwo ngo ni umusirikare ukomeye mu 23. Uyu musirikare ngo ku kintu cyitwa gutega ambushi, noneho hari icyo bita ambushi umuheto. Iyi ngiyi ngo uyu mugabo ngo niyo amenyereweho, ngo ndetse niba mubona ukuntu bafashe Goma barabanje basa naho bazenguruka basigira inzira imwe FRDC na FDLR inzira iza mu Rwanda. Iri handi rero nicyo bita gukora ambushi muheto, ruvuga ngo nkukuzenguruka abantu kabakuru umuheto mubona wigonze abantu gasa nk'ubazenguruka warangiza ukabasigira inzira imwe isohoka. None M23 nguyu Kiropapa abera kaga kwa kubazenguruka muri yanzira kuri umuheto uba wigonze, yanzira ibiri imbere cyangwa se kuri umuheto wigonze kira gice gisigaye imbere. M23 ngo iyo hibazengurutse kuriya imbe ihashira ba sniper, noneho babandi bazi ngo baracitse batorotse abagwe muri ambushi, abaketse ko bacitse ambushi ngo bakagwa imbere. Noneho ngo ba sniper n'abana budushoka bose ngo baba bari tayari baraho ngaho barekereje. Wavuga ngo ucitse, niba ucitse ikintu cyitwa isasu ryo muri ya ambushi ngo ukagenda noneho ngo ukagwa muri za bayoneti saba special post, ukagwa muri ba basore budushoka cyangwa se ukagwa muri ba sniper. Ibyo ngibyo rero nibyo Kiropapa arimo arakorera hanga Kimbulo na musiyenene, n'ahantu hamaze iminsi hari urugamba, ndetse n'ahitwa Arimbongo aha hose muri Rubero. Mubwira ko n'ubundi saha muri Rubero honyine, n'ubundi na hano mu majyepfo ahanga mu majyepfo, n'ubundi muri cyangwa se muri Kivu y'amajyepfo, n'ubundi ahanga za Kamanyura. Bivuga ko Kamanyura hongeye kwaduka imirwano, ariko ngo atari imirwano iremereye, ahubwo bisa naho ari ibintu byo kusafisha muji. Bandi baba barasigaranye intwaro barangiza bakanga kwitanga, abangaba rero ngo nibo bazamuyeho za ntwaro bashaka kurwana. Nubwo mbubwo ahanga reka mbaze, ahubwo mbafite indi nkuru ya breaking news, nubwo nitakiri breaking, ariko iyi nkuru reka tuyigarukeho kubera ndi makuru naje kuyitohozaho. Mwabantu mwe muti byagenze gute uyu mugabo? Noneho niganire n'umuntu kuri telefone. Uyu mugabo nande kumenya imyirondoro ye yose, nza no kumenyana komoka. Uyu mugabo akaba yarashinzwe imari n'ubuderi, ndetse akaba yarashinzwe no gukusanya inkunga zose ziturutse hakurya muri Garasha. Izi zose mbese ngo yari umunyemari. Ibaze nawe umuntu ushinzwe imari n'ubukungu muri FDLR. Nuvuga ngo ya mashyamba yose mwajyaga mwumva ngo batemye amashyamba batwika amakara,
ngo bahingisha imirima ibirayi byose bapakiza amasoko ngo za mbaho zose uyu mugabo amafaranga niwe wabaga ari kuyakontorora ubwo ushaka wamwita nka kontabure nikoramo ntabure uyu mugabo rero kuri uyu munsi yagizwe gutya abashyikirijwe u Rwanda we na bagenzi be bagera kuri 13 bari barafashwe ubwo muri make ni abantu 14 bikaba bivugwa ko kuri uyu ni kwanza byawe n'undi kuri wa gatandatu akaba yitwa Brigadier General Gakwerere ariko ngo akaba hari andi mazina azwiho nk'uko General Omega ubundi yitwaga Nahunguka Pacifique ariko aza kumenyekana nka Omega n'andi mazina uyu mugabo nawe yitwaga Gakwerere Brigadier General Gakwerere ariko yarazwi ku mazina arimo Sibomana Stani cyangwa se Julius Makoro cyangwa Sibo Stani akaba rero n'ubundi yarasanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya gisirikare muri FDLR ashinzwe ibintu bijyanye n'imari n'ubukungu uyu mugabo rero ari mu basirikare bafatiwe mu mirwano ndetse n'uwitwa Major General Ndayambaje Gilbert na bagenzi babo 12 nabo bahoze ari abarwanyi ba FDLR nibo bavuga bahoze kuko ubu bamaze gutabwa muri yombi kuri wa gatandatu rero mu bimwaro byinshi cyane babagejeje hano la Koronishe ku mupaka cyangwa se ahitwa Pri Grande Barriere ngira ngo mwese abenshi mwageze za Rubavu cyangwa se abigeze kwambuka za maho buri imwe mu buzima bakora igendo aho murahazi ngira ngo muri kubona no mu mashusho aba bagabo bahagejejwe mu isoni nyinshi n'ibimwaro ngo barangije M23 ibashyikiriza abasirikare b'u Rwanda bashyikiriza ingabo z'u Rwanda cyangwa se inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda ngo barangiye bahita bakubita mu mamodoka y'amafime yayandi ya danje akabonana aba basirikare rero bose ko bagera kuri 13 numbaze ngo baberekeje birimo biribazwa niba bazajyanwa imutobo ntago mbizi neza nanjye niba ariko uko kose harimo abagomba kujyanwa imutobo ariko nk'uyu musirikare mukuru kubera ko muribuka bafata Goma bivuga ko FDLR na FARDC batunze imbunda mu Rwanda ndetse barasa mu Rwanda kugeza ubwo abaturage bamwe mu baturage b'u Rwanda by'umwihariko hano i Rubavu murabizi ko ubuzima muri bino bitero ndetse usibye no kwasiga ubuzima hari abakomeretse bikabije bivuga ngo uyu mu Brigadier General Gakwerere inama zose zabagaho zo kuzatera u Rwanda n'izigeze kubaho zo kurutera ndetse n'ubwigeze guterwa bivuga ngo nk'umuntu wari ushinzwe imari hari aho yashoragamo imari akagura imbunda akagura n'impuzankano yayo bagrenade cyo byabindi muzi by'igabanyekano w'u Rwanda bivuga ngo uyu izi niba uyu mugabo bari bumufate bakamujyana imutobo gusa uyu mugabo sinzi niba atagomba kugezwa imbere y'ubutabera uko byagenda kose hari ibintu uyu nguyu we agomba kuryozwa ibindi uvata ari ibintu twakwirirwa tujyaho impaka nawe uri umuntu mukuru bizi ntabwo uyu nguyu bamufata ngo bagiye kumujyana imutobo ngo bamusubize mu buzima busanzwe oya uko byagenda kose uyu nguyu agomba agomba kujyana kugira ngo inzego z'ubutabera zimukurikirane uwitwa ushaka Sadamu w'imyaka 27 y'amavuko uri mu bashigirije u Rwanda yavuze ko ngo nta ngabo z'u Rwanda yitwana nzo nk'uko amahanga zishinja kuba muri Kongo ibi ngibi ko Sadamu ko ishatse wabyitangarije umwe mu bafashwe imyaka 27 ngo ko ahubwo ngo abo aziyarwanaga nabo ari umutwe mu 23 uyu mugabo rero yunzemo ko nicuza imyaka yose yaramaze arwana muri FDLR nyamara adahembwa ariko nibagita amatagira ngo umuyobozi wa brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda Colonel Joseph Mwesige yawitandazamakuru ko bari abarwanyi nyuma yo gushyikirizwa u Rwanda bagomba gukurikiranwa umwe ku wundi byagaragara ko hari uwaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi we akazashyikirizwa ubutabera akabiryozwa ayo nguko ni bimwe rero mu byo nababwiraga gusa ikintu nakubwira nuko bamwe muri aba bafashwe batafatiwe hano Goma gusa ubwo mu 23 yafataga umuti wa Goma warana n'abandi bafatiwe mu bice bitandukanye nyine mu nkengero zitandukanye ahagiye habera imirwano ariko by'umwihariko ngo benshi muri aba ngo bafatiwe mu Bambiro na za Sake wa hose no muri biriya bice muri iriya misozi ya Karuba ariko M23 ikaba yavuze ngo nubwo twafasha abanga ngo ariko hari abandi bagiye harimo abahungiye za Warikare
harimo akandi gace banyeretse nakayimwo kabyaramwe akandi gace bampaye muri message nakibagiwe. Gusa ikiriho cyo ngo hari abahungiye muri za Warikare, hari n'abakiri muri za Rubero. Gusa mu 23 yanemeje ko nanone bidakuyeho ko mu duce migaruriye twose hatakirimo FDLR zihishe mu baturage, zigize nk'abaturage, cyane ko ngo muri izi FDLR izingize zambukizwa umupaka n'ubundi ngo abenshi muri bo harimo abari barigize abaturage bagenda mu baturage, ahubwo abaturage barangije barabatanga, abandi nabagiye bafatwa bugwate. Ayo nguko M23 gusa nanukibaza wenda hari ni diplomasi yari iri kubana none ko wasikuye mu 23 yo yabamaranye igihe kingana gutya, abakuki tari yarabatanze, ariko buriye nyine nk'igisirikare nacyo cyayi kibakora iperereza. Nubwo nibagezwa mu Rwanda bari bukorwa iperereza, ariko nayo mu 23 mu gihe ari iki bafite yagomba byanga byakunda yamaze igihe ibakoraho iperereza. Ikindi kintu navuga gikomeye, aba bagabo by'umwihariko ubu General Gakwerere Brigadier General bagombe bamubaze niba koko General Omega Ntawunguka Pacifique wari uhagarariye FDLR niba yarapfuye nk'uko bivugwa, kuko biravugwa uyu mugabo ntabigeze amushyingura. Bivuga ngo rero hari n'ibihuha bivuga ngo aracyariho, ibindi ngo yarapfuye, gusa bivugwa ko yapfuye n'ubwo mu 23 yatigambye, ariko umugabo ntawigeze amushyingura ngo tweme. Ubwo rero ko byagenda kose uyu nguyu nk'umusangirangendo nk'inkoramutima ya hapi, uko byagenda kose uyu mugabo we, uyu Gakwerere we arabizi. Ari umuntu twiganiriye arambwira ati rero ati Gakwerere uyu nguyu tubona atavuka Kanyinya, amakuru yose ya Gakwerere Kanyinya n'ukuntu imwe mu miryango yashatse kwicikisha, bamwe batorongeye muri za Uganda. Umva ibyo umugabo ni birebire, ariko ndashaka iyi record ni bimwe mu bintu ngomba kuza ku breakinga. Ni bimwe mu bintu ngomba kuza ku breakinga, reka mbanze ntoze n'andi makuru ku buryo burambuye. Ubwo rero ibyo ngibyo ni namwe mu makuru nari mbazaniye n'abantu mwe yibyiriwe bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mbabwiye byabereye hariya za Kimbulo, mbabwira ibi kubera hariya za Musienene mu misozi ya Uvira, naho rwandikanye ambusha umuheto iracyakora. Uwitwa Jean Pierre Bemba ngo yemeje kuyobora ibitero byo kurinda uyu mujyi wa Uvira. Sinzi noneho mu 23 yigeze kuyinyura mu myanya y'intoki, sinzi noneho niba kuri iyi ncuro azayicika. Jean Pierre Bemba inyashyamba ikomeye cyane, ngo yazanye za system zose zo mu ishyamba zose muri zo yatangiye kwaplika. Mubwiye rero iby'abasirikare bagera muri 14 bose icyarimwe, barimo umuyobozi wayo Brigadier General Gakwerere warushinzwe imari n'ubukungu muri FDLR, bose utayari ngo bamaze kugezwa mu Rwanda. Nakubwira ngo rero nasigara ngukurikirane andi makuru ku buryo butomoye, gusa kugeza ubu ngubu niko bimeze. Uwitwa Neva ngo amatama ariko digibana, ngo yagize atya aravuga ati nyamara none ibiganiro n'u Rwanda ubu ngubu nabyemera, niba u Rwanda rubyemera rwose twaganira. Andi makuru muri Uvira nanone FDNB yakamejeje ibingi bitwabigarutse ingabo z'u Burundi hano zakamejeje ngo zigomba kurinda umujyi, barimo baradeployinga nyinshi cyane. Ariko hari amakuru, nubwo tuba tuvuga amakuru y'intambara, ariko n'aya makuru nayo n'ay'intambara. Ndakubwiye ngo umugabo witwa Volodymyr Zelensky mwabanye perezida wa Ukraine yagize gutya aragaragurika, kugeza aho witwa Donald Trump perezida muzima w'igihugu abwira Zelensky ngo shut up, cyangwa se mu kinyarwanda ziba tetwa. Ibi ngibi nibyo perezida Zelensky yabwiwe imbere y'itangazamakuru. mw'abantu mwe buriya reka babwize ukuri, umva Amerika reka tujye twemera n'ibihatsira hatse n'ibiyoboye irayoboye. Vladimir barimo baramubwira ngo mu nzira y'ibiganiro niba ubyanze twebwe tuzayibishiramo ku ngufu, cyangwa se tuzatuma utsindwa ubure byose. Ni mu Ukraine n'ubundi batangiye kwigaba imirwi bagira ngo bacukuremo peteroli irimo, n'uvuga ngo nawe barashaka. Umva ndakubwiye ngo Zelensky nashaka wa mugani yemereka ibiganiro. Rero amakuru ni menshi, amakuru ari kumira yandi. Nakubwira ko ahitwa Ibutembo nanone abasirikare bagera muri 55 ba FARDC abangaba bamaze gukatirwa urwo gufata yari kubera guhunga umutwe mu 23 mu gihe bari mu mirwano mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, ariko cyane ibi bice bya teritwari ya Rubero.
amakuru yo ni menshi, amakuru ni menshi ariko mirandi ariko ewana ndiko yagukusanyiriza n'andi yose ku buryo burambuye. Reka rero nakubwira ngo kora like, share, comment, kora subscribe, ujye usangiza abandi ibiganiro tuba twakugejejeho kugira ngo nyine amakuru yose ajya ahita kugeraho 5/5. Nizere ko wakanze no kunzogera. Nitwa Storyteller, nizere ko rero twakagombye guhurira mu yandi makuru atandukanye abagezweho. Ngushimire cyane wowe utwumva uherereye mu nguni enye zose zise, nuza kutwumva ari nijoro, nuza kutwumva ari mu rukerera, nuza kutwumva niba ugiye kutwumva ari ku gicamunsi, reka ngushimire cyane.